birarangira, ntabwo birarangira. Ugihumeka ntibirarangira, ukiri muzima ntibirarangira. Babirangiza gute? Barabitangiye. Ku bantu byararangiye, ariko ku Mana ntago. Haleluya! Abantu mwambara rinete, hari ukuntu mujya muzimanura mukazishyira ku zuru, nibwo muba murebye neza, ukabona arazimanuye azizanye hano ku zuru. Biba bigenze gute? De la sifoladra. Ngo agiye kubona abona itangazo rivuga ngo Joseph yaramuzi, bari barabanye, yari yaramukoresheje, yari yaramuguze mu isoko, niwe wari waramushyize muri gereza, yarazi ko azapfiramo. Agiye kubona abona itangazo rya perezida. Rino tangazo ntabwo ryasabaga kugira icyo babivugaho, ahubwo ryamenyeshaga abantu. Twateye haleluya! Abona itangazo rivuga ngo kuva uyu munsi rigisohoka nuguhita ibiri muri iri tangazo byubahirizwa. Ntawe uzasohoka mu gihugu Yosefu atabyemeye, ntawe uzinjira mu gihugu Yosefu atabyemeye. Muka Potifari nawe asanga azajya gusohoka mu gihugu, abanza anyure kwa Joseph. Imana ibona hari umugambi, ibona hari umuntu uzitambika umugambi wayo, imuheza mu nama. Ni inginzi Imana muri aya masengesho, abantu bashaka kwitambika gahunda y'Imana ku buzima bwawe izabaheza ibikore badahari. Reka mbisubiremo, niba Imana ibo igiye kukuzamura mu kazi, ikabona hari umudamu mukorana uzitambika uwo mugambi, izamujyane muri konji yo kubyara, azave muri konji yo kubyara waramaze kuzamuka. Umva ikintu Imana igiye gukora, aho hantu bashyizeho akadomo. Imana igiye gukora ikintu kiri buze gutuma batanga bateza ko twari tuzi ko byarangiye. Twari tuzi ko byarangiye. Ashatse ate? Abyaye ate? Mbarushimana John, ndi umuvugabutumwa bwiza, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana batatu, nsengera Bethsaida Church kwa Bishop Rugamba. Nishimiye kandi kwikaze umushumba yaduhaye kugira ngo tubane mu bihe byiza byo gusenga, nanjye n'umugisha mbangize. Kuri ibyo byose tuzamura amaboko duha Imana icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana, gitabo cy'Itangiriro. Abaririmbyi barabizi uko tujya dukorana, ni kwa kundi. Itangiriro ibice 37, umurongo wa 29 tugeze kuri 35. Itangiriro ibice 37, umurongo wa 29 tugeze kuri 35. Haravuga ngo Rubeni agaruka kuri rwa rwobo, asanga Yosefu atarimo, ashishimura imyenda ye, asubira kuri bene se arababwira ati umwana ntakirimo, nanjye ndajyahe. Benda ya kanzu ya Yosefu bagisekurume y'ihene, binika ikanzu mu maraso yayo, bohereza ya kanzu ndende, bategeka yuko bayijyana kwa se, bamutumaho bati twabonye iyi, none umenye ko yaba ikanzu y'umwana wawe cyangwa ko atariyo. Arayimenya, aravuga ati ni ikanzu y'umwana wanjye, inyamaswa y'inkazi yaramuriye nta gushidikanya. Yosefu yatanyaguwe nayo. Yakobo ashishimura imyenda ye, akenyera ibigunira, amara iminsi myinshi ababaye, yiraburiye umwana we. Abahungu be bose n'abakobwa be bose barahaguruka ngo bamure umubabaro, ariko yanga kumarwa umubabaro, ati nzarinda nsanga umwana wanjye kuzimunkirira. Nuko se aramuririra. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire ijambo numva Imana yanshyize ku mutima, kandi Imana ishimwe ko turi mu bihe byiza byo gusenga, byo kuba imbere y'Imana.
uyu munsi ijambo ry'Imana rigira icyo rirema muri wowe. Mu minsi yashize nararwaye ngira ikibazo mu mwitako, nayo niriwe mu masengesho iwacu kuwa gatatu tugira, noneho dushoje amasengesho numva ndababara cyane ku buryo iyo uva ku rusengero ugera mu rugo nta n'urugendo rw'iminota 15 irimo, ariko byarananiye kubera ububabare binsaba gutega moto. Njya kujya kwa muganga bijya bigorana kuri njyewe, mbanza mu rugo madame atese uhitira kwa muganga, reka ntegereze ndebe ko biza gushira. Ntibyashira birangira ngiye kwa muganga. Icyo ngendereye si kubabwira uburwayi, icyo ngendeye kubabwira ni isomo riri muri ubwo burwayi. Ngeze kwa muganga, muganga arambaza atese byazanywe n'iki waguye? Ni oya, nubanza ari uko nabyinnye mu rusengero, akaba ari n'impamvu z'uko maze kugira ibiro byinshi kandi simfite gahunda yo kubigabanya, rero wabona ariyo mpamvu. Araseka arambwira ati rero ngiye kuguha imiti igabanya ububabare, niburamuka budashize haraba hari ikindi kibazo runaka, ejo uzaza tugufata ibizami turebe impamvu itera ubwo buribwe. Ndagenda, ariko ngenda nibaza ko mba baramwita ko akaba mpaye ibinini byo kujya mu nda. Uburibwe buri mwita ko amaye ibinini ngiye kunywa kandi biri buze kujya hehe? None nawe ufata ibinini biri mu nda ubihuze n'uburibwe bwo mwitako. Ariko icyantangaje ni uburyo nagiye ndabinywa, nkimara kubinywa uburibwe numva burashize. Kumbi uwakoze imiti yashyizemo ubushobozi ku buryo iyo unyweye iyo miti, ubushobozi bw'iyo miti bujya kwishakira uburibwe aho buri. Iyo duhagaze hano tuvuga uko umwuka yaduhaye kuvuga, none ubushobozi buri mu cyo yaduhaye bukinjira muri wowe bugakora cya kindi wari ukeneye. Sinzi niba byumvikanye. Umushumba agasengera indwara yewe atanabakozeho, bwa bushobozi buri mu ijambo Imana yamuhaye bukagenda bugashakisha indwara muri wowe. Tujya turima ngo ijambo ry'iwe rigira gute? Ubwire ngo n'uyu mwanya rigira icyo rirema muri wowe. Mbere uwo mu n'ikiganza umubwire ngo ku bantu byararangiye ariko ku Mana ntago birarangira. Niryo jambo, ku bantu byararangiye ariko ku Mana ntabwo biragira gute? Zamamaza insinzi ya Yesu, zavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abasankomokaho. Yesu ni ntwari mu ntambara, ntananirwa arapewe. Usubiremo nzamamaza. Zamamaza insinzi ya Yesu, zavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abasankomokaho. Yesu ni ntwari mu ntambara, ntananirwa arakomeye. Gukomera n'imbaraga n'ibya Yesu, gukomera n'imbaraga n'ibya Yesu, cyubahiro no kunesha nabyo bwite, agiriro n'iherezo n'Uwiteka arakomeye. Haleluya, haleluya. Tuzamura amaboko duhe Yesu icyubahiro. Narababwiye ngo nuza mu rusengero ujye umera nk'aho uri wenyine, ntugatekereze ko uwo muntu mwazanye n'imitwaro mufite ntabwo ari imwe. Biri mwegeranye ngo ntunyishinge ibyanjye si byo byawe. Se ko mutabibwirana. Nkwibutse ko uwo muntu ushobora gusanga yarashatse wowe utarashaka. Urumva umutwaro ufite ari wafite. Uwo muntu ushobora gusanga nta deni afite ry'inzu, urumva muhuje. Uwo muntu ushobora gusanga atagikodesha, wowe urumva muhuje. Mubwire ngo ntunyishinge ntabwo icyanzanye ari cyo cyakuzanye. Baritimayo yamenye ko ntatirwanaho azapfira ahangaha. Aravuga uyu mugabo witwa Yesu ko atambutse ntagire icyo amarira, ko nashoboye kureba ariko nshoboye kuvuga,
none mbure gukoresha intwaro nsigaranye ngo akoresha yari afite Yesu mwene Dawe niyo yari afite yonyine ngo Yesu yumva ijwi rya Baritimayi. Iyo Baritimayi adahamagara ntago Yesu yari kuza. Bibiliya yavuze ngo Rubeni agaruka kuri rwarwo, bivuze ngo yari yagiye. Aya ni amateka ntari buze gusubiramo cyane kugira ngo nze kubaha cyagiye cyacu dufite. Uyu ni Yosefu, yari afite bene se bamwangishwa nuko se yamukundaga. Niho urwango rwaturutse, bamwangishwa nuko se yamukundaga. Kandi ngo hirya yo kumukunda ngo amudodeshereza n'ikanzu. Urukundo ntibaruvuga, urukundo bararugaragaza. Reka mbabwire kano kantu maze iminsi nkabwira abantu. Muri uyu mwaka ngiye mfite anniversaire. Muri uyu mwaka mfite anniversaire. Noneho rero kanibutsa abantu bazagira amahirwe, nabonyemo abantu bankunda. Yego umushumba yavuze ngo nawe ukundwa na bose ngo keretse iki. Reka mvuge rero bake muri ba nuramuka ugize umugisha wo kumenya uko kwezi niyo tariki, reka nkubwire ikintu utazama. Ntuzanzanira indabyo. Ntuzame indabyo, ninshaka kuzireba nzajya aho bazicuruza mu mujyi. Nubundi simuzizanira kuzireba. Kureba mu mujyi ntago babyishyuza, nzagenda aho nzitegereze n'ibinaba ngombwa. Mfate telefone nzifotora ngende bifoto yazo. Ubwo si indabyo nzaba mfite. Uzampa akantu katari indabyo. Igihe ndimo ntago nshaka indabyo. Cyabikoze kwa mushumba muzazijyane, ni umukire afite amafaranga, umuhaye indabyo ntacyo. Ariko ngiye ndimo ntago ari cyo guhabwa indabyo. Abantu bajya baduha ibyo tudakeneye. Ntago ngiye igihe ndimo ari cyo guhabwa indabyo. Abazikeneye bazibahenge ntazo nshaka. Uzaza n'akantu katari indabyo. Uzi kubuziranye n'umuntu ukabuzima ubuzima bayemo, yagira anniversaire nkaho akamushyira umufuka w'umuceri ukamushyira indabyo. Urumva igihe harimo ari cyo guhabwa indabyo. Abantu bajya baduha ibidakwiriye mu gihe kida, ariko ndashimira Imana izi bidukwiriye n'igihe. Kwate haleluya. Imana izi bidukwiriye ikamenya n'igihe. Umuntu akaza n'indabyo kandi utarishyura mitiwere. Indabyo barazirya. Indabyo twumvikane rero abazamenya iyo gahunda cyangwa kumva ushaka kugaragaza ko nkunda, ntuzazane indabyo ndagusabye. Sinzi shaka. Haleluya. Ariko uzikuzana indabyo udafite igitenge. Basi nagura igitenge indabyo bucya zapfuye kandi zihenda kubi. Njandebye birabyo barunda kwirimbi irusororo, abana iyo baza kuyateranya bakayaha umwana usigaye cyangwa umuvandimwe usigaye. Birabyo bucya byapfuye kandi ugasanga uwazanye ibirabyo ntigeza na gusura urwaye. Aho kugira ngo muzabizanire usororo ni muyame nkiri muzima nyarye, izi rusororo muzazihorere. Ntimuzagire indabyo muzanire usororo. Bazazireke barekera aho ngaho, ayo mwari kuzashira mu ndabyo ni muyampereza ubu ngubu cyangwa ejo hazaza. Ariko ngo bamwanga kubera urukundo samukunda. Yageze naho amudodeshereza ikanzu nk'ikimenyetso cy'uko agira gute amukunda. Kandi nasanze gukundwa k'uyu mwana ni uruhare rwe. Reka babwize ukuri ngo yajya agatanga amakuru y'ibyo bene se bakoreraho baragiye. Ntago ndagira abana bakuru, ni batoya kuko umukuru mva afite imyaka 11. Ariko ku bantu bafite abana bakuru ndabizi neza yuko bose mutabakunda kimwe. Hajya haba umwana ukuba hafi kuruta abandi, ukumva yaba umujyanama, ukumva wamubitsa ibanga, ukumva muri make ni uza hafi kuruta abandi bana. Kandi nasanze kuza ku mutima w'umubyeyi biba bituruka mu myitwarire ye, uko yitwara bigatuma umubyeyi yumva bose akaba bakunda, ariko hakaba hari umwana w'umwihariko muri we. Babyeyi bakuru nibyo. Yes, buriya n'umushumba mwese muri abakristo muri abana be, ariko ashobora kugira ikibazo akumva hari umuje hafi ku mutima, yahamagara akagisha inama ati kino kibazo tukigenze guri. Mwese arabakunda, ariko hari umuntu yumva yagisha inama kubera impamvu imwe cyangwa iyindi. Gukundwa k'uyu mwana rero nawe ubwe yabigizemo uruhare.
ngo arota inzozi. Ibyo si byo ntashatse gutindamo. Ngo arose inzozi ngo azibwira bene se, ngo bene se ngo barushaho kugira bivuze ngo bari basanzwe bamwanga, ahubwo inzozi zatumye barushaho. Ngo saramubwira ngo genda ujye kubasura aho baragiye, unzanira amakuru kandi ntugendera aho ngaho. Ngo agenda agiye kubasura aho tutasomye ngo agituruka hakurya, baravuga bati ngo uwo Karose araje, mureke tumwice maze turebe uko za nzozi ze zizagira gute zizasohora. Ariko ndashimira Imana yo kabyara. Ngo bakijya inama, Rubeni arahagoboka, arababwira ati ariko aho kugira ngo twice uyu muntu utariho urubanza, mwaretse tukamuta mu rwobo. Ngo bamuta mu rwobo rwacukuriye kubika amazi. Mwumva icyantangaje, ni uburyo rwabikaga amazi ariko bakamutamo hatarimo amazi. Iyo baza kumuta harimo amazi yari kwicwa n'amazi. Ndashima Yesu, haroremye ngo aho abandi banyuze bagapfa, twe niho twanyuze tukabaho. Burya yaseta wavanyeho umwana, hari undi wajeho nyuma yawe atahira aho ngaho. Burya handi wakiriye mu muhanda, hari undi utarahavuye bahakuye umurambo. Dushimire Yesu abo yarokoreye aho abandi bapfiriye, nashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Ngo bamuta mu rwobo, ngo bicazwa no kurya ibyo yazanye. Ngo bagitangira kubirya ngo hanyura Bishimayeli. Umwe muri bo Yuda atariko mwaretse tukamugurisha n'ubundi kubamo ko ntacyo bizatumarira. Ngo banzura kumugurisha. Reka mbabwire iki kintu, iby'Imana itavuze ntago bizakuraho ibyo yavuze. Mpero muri kibazo bure ngo iby'Imana itavuze ntibizakuraho ibyo yavuze. Kandi mwumve icyantangaje, kuki tubanza mu byitavuze. None se Yosefu mu nzozi yarose harimo gereza? Mu nzozi yarose harimo urwobo? Harimo kubesherwa? None kuki ari byo bibanje atari byo byaje mu nzozi? Reka mbabwire icyo nakuyemo. Nubwo tubanza mu byitavuze, nasanze ariyo maboko tujyana mu byo yavuze. Ibyitavuze niyo maboko. Kumbi ibyo Yosefu abanjemo niyo maboko azamugeza mu byo yavuze. Namwe nimwigenzura murasanga ibyo muri gucamo atari ibyo yavuze, ariko nizo mbaraga, niyo maboko agiye kubasunika abageze mu byo yababwiye. Haleluya. Tuzamura amaboko duha Imana icyo. Haleluya. Ngo baramugurisha, bamaze kumugurisha yisanga muri Egiputa. Abari bamuguze bari abacuruzi, nabo bari bakeneye kunguka mu mari baguze. Ngo bamujyana mu isoko. Reba Yosefu ubaye igicuruzwa kandi yararose abona imiba 11 mwikubita imbere. Reba Yosefu uri mu isoko yararose inyenyeri zimwikubita imbere. Reba ibyo Yosefu ari kunyuramo ntago ari byo yabonye mu nzozi, ariko kuba ari kunyura mu byitavuze ntago ari ikimenyetso gikuraho ibyo yavuze. Ngo agurwa no kwa muka Potifari, aragenda akora akazi bari bamuguriye. Ngo agezeyo abengukwa n'uwo mugore, ashaka uburyo baryamana ngo arabyanga. Ngo umunsi umwe amuhamagara bari mu nzu, ashaka ko baryamana. Undi ati hoya ntabwo nabikora. Muzi uburyo yasigaranye ishati ariko havana ubuhamya. Icyo ngo kirangiye yibona muri gereza azira nyine yuko yubahutse umugore, kandi yarabesherwaga. Ngo yisanga muri gereza. Ngo ageze muri gereza asangayo babiri bakoraga ibwami. Ngo barota inzozi. Mbere yuko ngera kuri izi nzozi, nkwibutse ko bamaze kugurisha Yosefu, bafashe ikanzu ya Yosefu bica umwana w'ihene, barangiye ngo bayisiga amaraso. Bamaze kuyisiga amaraso bayoherereza se wa Yosefu, baramubwira ngo urebe niba yaba ari ikanzu y'umwana wawe. Ngo ayibonye agira gute? Arayimenya. Ngo aravuga ngo nta kabuza ni umwana wanjye, inyamaswa z'inkazi zamuriye. Nta gushidikanya Yosefu yatanyaguwe nazo. Ngo abasore n'abakobwa banga baramuhoza ngo yanga guhora. Aravuga ngo nzarinda ngikuzimu, nzarinda sanga umwana wanjye nkirira. Yosefu ntakiriho. Bene se wa Yosefu bazi ko ikijyanye n'inzozi zarangiye, kubera ko bazi ko bamaze kumugurisha, bazi ko inzozi zitagihari. Se wa Yosefu nawe kubera ko yabonye ikanzu, arabizi ko Yosefu atagihari, kuko yabonye ikanzu iriho amaraso agira ngo ni amaraso ya Yosefu. Ariko mwumva igitangaje, ari inzozi zirahari, ari na Yosefu arahari. Ntabwo Imana irinda ikanzu, Imana irinda inzozi.
mbisubiremo, ntabwo Imana irinda ikanzu, Imana irinda inzozi. Kuki itarinda ikanzu? Nuko inzozi nizo zatumye badodesha ikanzu, ntabwo ikanzu ariyo yazanye inzozi. Iyo inzozi zisohoye zibategeka kudodesha indi kanzu. Narababwiye ngo ntago Herode ahiga umwana wese wavutse, Herode ahiga umwana wavutse inyenyeri kaka. Mwigeze mwumva abana bose bavutse Herode yarabahize? Ahubwo yahize uwavutse inyenyeri kagira gute? Ariko reka mbahumurize mbabwire ngo nta wazimye inyenyeri atakije. Abavuganye n'Imana tuzamura amaboko duha Imana icyubahiro. Ngo barota inzozi, ngo arazibasobanurira, arababwira ngo nyuma y'iminsi 3 muzahamagarwa ibwami, umwe bazamuca umutwe, undi azasubira guseriva vino ibwami. Ngo aravuga ngo wowe uzasubira ibwami ndakwinginze uzanyibuke umvuge neza ku mwami. Bibiliya iravuga ngo ntiyamwibuka aramwibagirwa, ariko amwibagirwa Imana ikimwibuka. Bene se wa Yosefu bazi ko iby'inzozi byarangiye, se wa Yosefu azi ko Yosefu yarangiye. Mu mitwe y'abantu niho byarangiye, ariko mu mugambi w'Imana ntabwo birarangiye. Hari ukuntu abantu barangiza urugo akarurangiza mu mutwe, akabaterura rwararangiye, ariko akarurangiza mu mutwe, mu mugambi w'Imana rutararangira. Reka mbabwire ngo ibyo bintu abantu barangije ni muri bo byarangiye, ariko mu mugambi w'Imana ntabwo birarangira. Haleluya, twikirize haleluya. Ngo agezeyo ntiyamwibuka. Imana ibona ko igihe kigeze kugira ngo bya bintu abantu barangije yereka abantu ko bitarangiye. Ngo ituma umwami arota inzozi. Ngo arose inzozi ngo zinanira buri muntu wese kuzisobanura. Nakuyemo iki kintu, ntabwo zino nzozi zari zikomeye, ahubwo nuko zari zifite nyirazo. Imana yabonaga zino nzozi ari rwo rufunguzo ruzasohora Yosefu muri gereza. Ituma abandi zibananira kugira ngo zizasobanurwe na nyirazo, kuko ari wo mugisha we. Ngo wa muntu wibagiwe Yosefu, ngo nibwo yibutse ko hari umuntu babanye muri gereza. Abwira umwami ngo mwami nkundire nkwibutse iby'icyaha cyanjye na mugenzi wanjye. Ubwo twakoraga amakosa mwadushyize muri gereza, duhuriramo n'umuntu turota inzozi ziduhagarika umutima, arazisobanura. Uko yazisobanuye niko byagenze. Yavuze ko umwe muzamuca umutwe, mwarawumuciye. Avuga ko nzagaruka ibwami, niko byagenze. None mwareba niba akiri muri gereza mukamuzana, kuko asobanuye inzozi ariko bigenda. Umva uko Bibiliya ivuga ngo umwami arategeka bahubuza Yosefu muri gereza. Bahubuza, ntago bagiye banga ubundi afungiye iki ninde ngo bahubuza Yosefu muri gereza. Niba hari isengesho mfite, ni isengesho ribwira Imana ngo impuze n'abantu bahubutse. Imibare iriho muri iyi minsi, umuntu agiye kuguha akabanza akajya mu mibare, ndaguhakaniye nta kintu yaguha. Umwaka washize adahubutse. Niyo mpamvu umuntu nakwemerera ikintu ajya ahita kiguha kikikwemerera. Iyo atagikoze ujye ugitegereza 30%. Uza abantu batwemereye ibintu bahubutse batabikora bikarangira batakoze n'ibyo bemeye. Umwaka washize nari ndi kwigisha Rubavu ku itorero rimwe riyobowe n'umumama. Ukuboko kw'Imana kubana nanjye, tugira ibihe byiza. Arafashwa, aranezerwa, yiyambura amashenete, yiyambura amagurumete, yiyambura amaherena. Urabizi ntago mbyambara, ariko ngira umugore ubyambara. Ndavuga nubwo mbwirije hagahabwa umugore, n'ubundi nari kuzabigura, Imana ishimwe. Ayo nari kuzabigura ararokotse. Ndabwiriza, arafashwa. Kumbi bafite imodoka ariko si ni y'umugabo. Mushu arafashwa, ajya gushaka kontake mu ishakoje, asanga abana batwaye kontake.
agiye gusoza amateraniro aravuga ngo reka mbabwire ibyambayeho, nafashijwe ku rwego nagiye gushaka kontake ngo John muhe imodoka nubwo ari y'umugabo, nsanga kontake bayitwaye, nkuramo ibintu bibiri. Imana yarebye isanga nibayimpa biri buze guteza ikibazo mu rugo, aho kugira ngo biteze ikibazo nsubize kontake. Byanga bikunda nari kuyisubiza, ntago kibazo cyari kuba mu rugo. Kabiri kwari kugira ngo Imana inyerekwe ko umunsi umwe hari uzahubuka atari y'abandi agahubuka ariye. None reka mbabaze ikintu kimwe, uyu muntu ntago yari ahubutse? Ese imuzane cyangwa imwihorere? Abatamushaka ibareke ngenda mushaka. Ngo bamuhubuza muri gereza, bamuhubuza muri gereza ngo yibone ibwami, yibone imbere y'umwami, ngo bamubwire inzozi yarose. Ndashaka kwihuta. Ngo bamaze kuzimubwira iby'amasaka 7 iby'inka 7 tubireke, ngo arababwira ngo zisobanurwa gutya: hazaza imyaka 7 y'uburumbuke, hazi n'indi myaka 7 y'inzara. None harasabwa umuntu wize iby'ubuhinzi ahingisha muri ya myaka 7, yubakisha ibigega bahunika ibizatunga abantu bahano mu myaka 7 y'inzara. Umwami ntiyavuga ngo urakoze, icyo twashakaga turakimenye, niba gusubize muri gereza. None si cyo bari bakeneye ubusobanuro bw'inzozi? Yarakwiye gusubira muri gereza, ahubwo bagashaka uburyo bakora icyo inzozi zasobanuye. Si cyo cyari gikenewe? Ariko umwami atagishije inama, atabanje kugenzura niba uwo muntu ahari mu gihugu, atabanje guhamagara abanyabwenge ngo babaze ngo dushaka uyu muntu, ahita avuga ko kanya, aravuga ngo twakura hehe umuntu umeze nkawe? Kabiri, uri mu mwuka w'Imana. Ntabajije impamvu yari afunze, ntabajije uwamufungishije, ntabwo yigeze. Byari bigoye, ariko umuntu avuye muri gereza nibwo bwa mbere yari amubonye, yamubonye asobanura inzozi ntawe yarazi. Ntiyajya muri logique ngo yibaze uyu muntu mpaye inshingano yiza ngaye. Ese ubundi ari muri gereza ziriki? Hari ibintu Imana igiye gutuma abantu birengagiza, bazabyibuke bamaze gukora icyo bagomba gukora. Haleluya! Kuki umwami atabanje guteranya inama? Reka mbabwire impamvu umwami atateranyije inama. Reka nyibabwire. Iyo baza guteranya inama, Potifari ntiyari kuyiburamo nk'umukuru w'ingabo, ntiyari kuyiburamo. Kandi yaba muri iyi nama yari kuzamura urutoki kabati, mwami mbere yuko mufata icyemezo mu nkundire ngira icyo mvuga, bakamuha umwanya. Yari kuvuga ibintu bitarenze 2. Icyambere, uyu mushaka kugira premier ministre, ijambo rya mbere si umwene gihugu, si umwene gihugu, muze kukirebaho. Kabiri, uyu mugiye kugira ministre, kuba ari muri gereza ni impamvu z'umugore wanjye yubahutse amufata ku ngufu. None niba yarubahutse umugore wanjye ari umukozi wanjye, umunsi azaba ari ministre, abana b'igihugu azabamara. Kabiri, titira umuhaye azubahuka n'uwawe, mubirebeho. Wowe umubonye asobanura inzozi, nge muzi mbere yuko ajya muri gereza, ni n'umucakara twaramugoye. Mubirebeho nyakubahwa, nibyo navugaga. Reka mbabaze, ibi bintu bivuzwe biraza guhesha Yosefu ubuzima?
Imana ibona hari umugambi, ibona hari umuntu uzitambika umugambi wayo, imuheza mu nama. Ni inginzi Imana muri aya masengesho, abantu bashaka kwitambika gahunda y'Imana ku buzima bwawe izabaheza ibikore badahari. Reka mbisubiremo, niba Imana ibo igiye kukuzamura mu kazi ikabona hari umudamu mukorana uzitambika uwo mugambi, izamujyane muri konji yo kubyara, azave muri konji yo kubyara waramaze kuzamuka. Imana ibona Potifara ari buze kwitambika umugambi w'Imana, umva ikintu cyabaye, imuheza mu nama ifatira Yosefu imyanzuro, atangarizwa imyanzuro yavuye mu nama. Imana ibarinde inama igufatira imyanzuro, ahubwo bazatangarizwa imyanzuro yavuye mu nama. Hari igihe inama yicara ikuvuga neza, hakabaho umwe azamuka uvuga defo zawe, kandi mbabwiza ukuri, ibyo bari bagiye kuvuga Yosefu kuba atari umwana w'igihugu byari byo. Erega hari ibyo bavuga ari byo. Yes, hari ibyo bavuga ari byo. Imana nibona hari abantu bazadutsindisha kera hacu, izabaheze mu nama zitugirira neza. Erega nawe utagira kera he, uwazana kera hawe yagusebya, ariko Imana izabigize kure, ahubwo bazamenyeshwe imyanzuro yavuye mu nama, ntibazabe mu nama zidufatira imyanzuro. Ubu ni urugero, inama runaka ishobora kwicara kuvuga ngo kubera imyitwarire y'umushumba uyoboye itorero rya hano, tugiye kumushakira ikibanza yubaka mu rusengero. Hakaba harimo undi mupasiteri utavuzweho kandi nawe agishaka, atari ko umushumba Jado mugiye kugirira gutya. Reka mbibutse, akazana kera kubera yenda kubabanye kera, afati rero urumva habonetsemo umuntu udashaka ko pastor agirirwa neza, kuko nawe iyo neza atayigiriwe. Mumpera ikiganza umubwire ngo nibona hari umuntu ushaka kwica ineza y'Imana kuri wowe, izamuheze aho hantu bagiye kukuvuga neza. Nongere mbibutse ikintu kimwe, ntago dukeneye abantu batuvuga neza duhari. Ntago dukeneye abantu batuvuga neza, dukeneye abantu batuvuga neza aho tutari. Ikigiri nta wakuvuga nabo uhari, ntawe. Kandi burya bigira imbaraga n'uwakuvuze neza aho utari. Hari ahantu tutaragira kubera abantu bahatuvuze nabi. Imana ikurinda abantu bakuvuga nabi aho utari, ahubwo Imana iguha abantu bakuvuga neza aho utari. Ikambabwira abantu babiri, ikikubwira inshuti nziza iyo muri kumwe ikubwira defo zawe ikakubwira kuzikosora. Nugira umuntu ukubwira amakosa yawe azaba ari inshuti yawe. Inshuti nziza iyo muri kumwe ikubwira amadefo yawe ikavuga ngo bino bintu bikosore, noneho aho utari ikavuga ibyiza byawe. Ariko indyarya ikuvuga neza muri kumwe, aho utari ikakuvuga nabi. Tuzamura amaboko dushimira Imana yo kabyara. Umva icyabaye rero kugira ngo tuze gusenga. Yosefu ahita azamurwa agirwa icy'Imana yagambiriye kumugira. Potifari ntahari, muka Potifari ntahari, Bibiliya ntivuga ko bari bahari. Agira umuntu ntiza agatebe ka plastique aho ngaho, agatebe ka plastique agira ukanzanira hano. Muri aya masengesho urakoze, muri aya masengesho Imana izagutungura. Kabiri, izatungura abanzi bawe. Yosefu yaratunguwe n'abanzi be baratungurwa. Uzi gukurwa muri gereza utazi ikikujyanye, uzi ko ugiye kwicwa, ugashiduka no guhabwa inshingano, uwari wagufungishije nawe agatungurwa n'ibindi. Nimvuga abamabuja ndabamvuga biwacu, ntago ari abinaha ngaha.
iyo bicaye mu rugo batakoze, abatagiye gusenga cyangwa bataje gusenga, abari mu rugo afite telekomande. Kandi mbibutse kino kintu, umuntu wicaye iwe ntago yicara nk'uticaye iwe. Dore umuntu uticaye iwe, namwe murebe umwanya usigaye inyuma ukungana. Umuntu wese uticaye iwe yicara nk'uticaye, kandi ntibambujije kwicara ariko ntiyicaye iwe. Dore nuko abayicara, urebe umwanya uri inyuma. Ariko umuntu wicaye iwe ayicaramo neza cyane rwose, akanegama kubera ko ari iwe. Nkigera mu rugo bampa kamambiri, nkambara ikabutura cyangwa tiriningi, narangize amaguru nayashyira mu ntebe, nayashyira ku meza, ni iwanjye. None ubwo nawe uzaze ngo nuko turi inshuti ugarame mu ntebe amaguru ashyire ku meza ngo nuko turi inshuti? Ibyo umuntu ntabwo abikora iwe, abandi abikora iwe. Ubwo uzajye kwa mushuma ngo urwago n'umubyayi wacu ngo akunda n'abantu, nawe ugira ati nimume kamambiri rero, ubukuyemo rero, ubugaramye mu ntebe amaguru yashyize ku meza. Ibyo ntabwo umuntu abikora iwe, abandi. Muka Potifari rero mu rugo na telekomande, ukajya kumva arahamagaye ngo ariko Kado, abo nabi wacu ni gute abantu barya saa 8 biriwe mu rugo? Mwiriwe mukora iki ko kuburyo abantu barya saa 8? Amasaha yo kujya kuzana umwana arageze ku ishuri, mwumve n'ikirizo uwo nguwo sinzi cyabaye. Kado, ariko ndumva muri saro hari hoteli itameze neza, muze gusunika intebe murebe ikintu cyaba cyarapfiriye mu ntebe. Abashyize kuri televiziyo y'igihugu, ati reka nze ndebe amakuru yiriwe. Yari akeneye kureba amakuru yiriwe uko bimeze, agiye kubona itangazo. Reka ku bantu byararangiye, ariko ku Mana ntago. Haleluya! Abantu mwambara rinete, hari ukuntu mujya muzimanura mukazishyira ku zuru, nibwo muba murebye neza, ukabona arazimanuye azizanye hano ku zuru. Biba bigenze gute? De la sifoladra ngo agiye kubona abona itangazo rivuga ngo Joseph yaramuzi, bari barabanye, yari yaramukoresheje, yari yaramuguze mu isoko, niwe wari waramushize muri gereza, yarazi ko azapfiramo. Agiye kubona abona itangazo rya perezida. Rino tangazo ntabwo ryasabaga kugira icyo babivugaho, ahubwo ryamenyeshaga abantu. Twataye haleluya! Abona itangazo rivuga ngo kuva uyu munsi rigisohoka nuguhita ibiri muri iri tangazo byubahirizwa. Ntawe uzasohoka mu gihugu Yosefu atabyemeye, ntawe uzinjira mu gihugu Yosefu atabyemeye. Muka Potifari nawe asanga azajya gusohoka mu gihugu, abanza anyure kwa Josefu. Nawe azabanza anyureyo. Ntabwo itegeko ryavuze ngo abayobozi ntibaza, no, ntawe uzasohoka mu gihugu, ntawe uzinjira mu gihugu wowe Yosefu utabyemeye. Yamubwiye ngo uretse njyewe Farawo, nta wundi hejuru yanjye, nta wundi. Na Potifari nawe yisanga mu bantu bayobowe na Yosefu, kandi ari we yisanga nawe. Murabizi ko ntimuzi umubare wayo, ariko narizi, ariko sinjye yavuga kubw'impamvu z'akazi. Murabizi ko mu myandikire iyi ntaruro itararangira babigenza gute? Bisobanura iki? Iyi ntaruro irangiye babigenza gute? Mwumva igitangaje, ni uburyo umuntu ashyira akadomo ku buzima atatangije. Ntacyo uzimarira, kandi naho ugeze si wabigizemo uruhare.
urwo rugo ntiruzamara kabiri kandi se warwubatse. Agashira kadomo ku bintu atazi uko byatangiye. Ariko mumva ikintangaza, ntabwo Imana iza ngo isiba akadomo banditse. Iyo umuntu yanditse akadomo hejuru bakamanura akantu kameze nk'agakoni, byitwa iki? Umva ikintu Imana igiye gukora. Aho hantu bashyizeho akadomo, Imana igiye gukora ikintu kiri buze gutuma batanga bati ko twari tuzi ko byarangiye. Ko twari tuzi ko byarangiye. Ashatse ate? Abyaye ate? Ntabwo Imana iri buze gusima akadomo. Imana irakora ikintu kiri buze gutuma batangara. Ikigazwe ngo ni ku bantu byarangiye, ku bantu ntago birarangira. Mfasha guhanura mubwire ngo ku bantu byararangiye ariko ku bantu ntago birarangira. Imana ijya kundema awe yabanje kubaza, yabikoze mu kwibishaka uko yari yaragambiriye. Igihe nari mu nda ya mama ntawari uzi imibereho yanjye, ukaza bazayibanda Uwiteka Imana ihoraho. Iminsi yo kubaho kwaje Imana ifite mu kiganza. Isibyo igira kugutirira ejo hazaza hareza cyane. Ntabwo birarangira, ntabwo birarangira. Ugihumeka ntibirarangira, ukiri muzima ntibirarangira. Babirangiza gute? Barabitangiye. Muka Potifari yisanga nawe ntacyo yabihinduraho. Yisanga nawe abishaka atabishaka, azasohoka mu gihugu ariko anyuze kwa Yosefu, asanga ntaho yabihungira. Yamenyeshwaga ntago yagishwaga inama. Bagiye kumenyeshwa ko wazamuye, ntago bari bugishwe inama yo kuzamurwa. Ngo byarangiye bene se baje guhaha, arabamenya bo ntibamumenye. Mwumva ikintu cyanejeje muri ibyo bintu byose mvuze. Nanejejwe n'uburyo akanwa kagiye kubika Yosefu, ni nako kaje kuvuga ko Yosefu akiriho. Akanwa kabitse Yosefu ni nako kavuze ko Yosefu agihari. Tumwikirize. Efeso avuga ngo Imana yacu ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Mubwire ngo ntago mumerije avuga ngo ntago birarangira. Nuko ntago birarangira, ntago birarangira, ntago birarangira, ntago birara ibyo, ntago birarangira. Byashoje. Yosefu abasabye kuzana Rubeni, asaba no kuzana se, nasimbutse ibintu byinshi ngo aza kubibwira, bamwikubita imbere. Yigeze abasaba ko bamwikubita imbere? Ahubwo yarabibwiye ati ni njyewe. Inzozi yarose ziba zirasohoye, baramanuka bose na Salimo, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ngo ntiyabitura inabi abatuzi Gosheni, karitsiye yari nziza kuruta ahandi. Ntuzabitura inabi abatumye utiga, uzarihirira abana babo.
abagusohoye mu nzu nubona uburyo uzabacumbikire, uwakwicishije inzara nubona uburyo uzamugaburire, uwagusize ku nzira nubona uburyo ntuzamusige ku nzira, ntukamukore nk'ibyo yagukoze, uzamwiture neza. Ku bantu byararangiye, ariko ku Mana ngana ku musozo kugira ngo dusenge. Hano ni mu rugo, n'ikindi gihe tuzaza ntacyo bitwaye. Njya mbaho ubuhamya bw'uburyo ubuzima bwanjye abantu bari baraburangije, harimo data wacu, harimo mama wacu. Urabizi ko ku cyumweru tuzaba twinjiye mu gihe cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Ni amateka y'ibyo bihe rero abanyarwanda dusangiye. Bacu ni mu Biseseri Karongi, niho narokokeye mfite imyaka 7. Irandokora, irankiza, nihimbazwe. Bwa buhamya njya ntangaro ni inkomoko nyine y'ayo mateka. Kuba mayibobo ni inkomoko y'ayo mateka 2008. Gutungwa n'ibyo kurya byo muri puberi ni amateka. Ni kuba hejuru ahangaha mbwira ni amateka. Data wacu arandeba arambwira ngo nuwagushyira mu ishuri ukiga hari ikintu kizima wavamo. Abimbwira ntabana n'ubumuga, n'ababana n'ubumuga sabo gutabwa. Umuntu wese uhumeka Imana yamukoresha. Ababembe sibo yakoreyemo se bakarangiza ikibazo abazima byarabananiye. Uwo muntu nashaka abana n'ubumuga si uwo gutabwa. Hashimwe leta y'u Rwanda yacu ibaha agaciro. Umuntu wese ukiri mu mwuka si uwo gusuzugurwa. Noneho njya bimbwiye ndi na muzima, kuko igihe ndimo kiramwemerera kuvuga ibyo ashaka. Narababwiye ngo hari ibihe umuntu ageramo umuntu wese akagufataho ijambo, kandi ntukisobanure mu gihe niwisobanura uzasobanya ibintu. Uceceka. Hari izi ntambara zitarwanwa no kuvuga, zikarwanwa no guceceka. Njya mbabwira ngo igihe gitanga igisubizo gikwe. Umuntu nagusuzugura uzamutega igihe. Nagusuzuguza icyo ari cyo uzamutega iminsi ijya inyuranye ibihe. Iminsi igiye ikura abantu hasi ikabashyira hejuru, ikavana abantu hejuru ikaba. Reka mbabaze, nubwo zino sikariye ari 2 gusa, kugira ngo yenda birashoboka ko nakoresha imbaraga nkagera kwa, ariko mu buryo bwiza bwo kugera hari nuko mbanza ku ya mbere nkazamuka. Nicyo zashyiriweho. None niba ngeze ahangaha ari mpagazeho, ari n'iyi ngiyi ifite agaciro cyane, niyi hari iyi ngiyi, hari n'iyi mpagazeho. Niba mpagaze ahangaha ifite agaciro cyane niyi. Ikibazo ni kimwe rero, ubu nifite agaciro cyane niyi ngiyi yampesheje kugera ahangaha. Ariko ikibazo umushumba, iyo tugeze ahangaha tuhasanga abantu bahageze kera bakatwibagiza batumye tugera ahangaha. Kandi isaha n'isaha uko wahazamutse wibuke ko hanamanuka. Kandi nkwibutse ko sikariye yanzamuye yo ntiyazamutse, yagumye hasi. Uzi ko hari igihe umuntu akuzamura we ntazamuke, akaguma hahandi, nawe yazamuye ntumwibuke. Ubutse nta bantu barihiriye abandi, abo barihiriye bakaba bameze neza, abo barihiriye bakaba bakennye ntibanabibuke. Pastor ukigomwa ukarihirira umwana akagenda akabaho neza, agakira gakomera, ntazibuke ko ahageze ari we wemeye gutanga minerivare yawe, ntakwibuke, ahubwo akibanira nabo yasanze hejuru, nta agaciro watumye abo wariwe. Imana nibatabara ntimuzibagirwe yabikoze, ntimuzibagirwe ko byavuye imbere y'Imana. Urwego rwose muzageramo mujye mwibuka ko ari imbaraga z'Imana zabigize mu ruhare. Yaravuze ngo nimura kurya mugahaga ntimuzagire gote, ntimuzibagirwe. Ahamanuka hose haranazamuka, ahazamuka haranamanuka. Kandi mbibutse ko hejuru haba umuyaga urutuwo hasi. Ujye witonda rero, wowe uri hejuru haba umuyaga uruturi hasi. Abantu baba hejuru bahura n'imiyaga irutiye. Wagize ngo intambara umushumba rwana, nanjye ndazirwana, ntazo ndwana, kubera urwego arimo ntabwo ari kimwe n'urwanjye. Iyo bahamagaye abashumba kwisobanura, njye se ndi umuvuga butumwa, reka urwereka urafite inshingano z'urugo agashyiraho n'izito n'ibindi. Nge n'iz'urugo nivuga butumwa itoroza.
murebe abantu bose ayoboye n'izindi nshingano, urambwira ko yarwana kimwe n'izo urwana? Arwana nyinshi kuko ari hejuru. Mubwire ngo aho uri hose uhitondere, ubane na bose amahoro. Nyura mu buzima bwinshi bugoye, soreza ahangaha dusenge, haciye iminsi Imana intera iteka, abantu mbira mwivuga butumwa hano hakurya rwose Bujumbura. Hari abantu njya numva kabeshya ngo yaramaze iminsi yaragiye hanze, ntavuge hanze ahariho kugira ngo adukangishe ngo hanze tugire ngo ni Burayi, kandi yari hano hirya mu baturanyi. Barambwira ati rwose watwemereye nuko ukazazana nta kibazo. Bari bafite gahunda yo kuntegera imodoka kandi ntacyo byari bitwaye. Umukozi w'Imana umwe arambwira ati umukozi w'Imana amenye ko ufite ivuga butumwa, ndashaka gukoreraho umugisha. Ugira passport? Ntiyego ndayifite. Ati ndashaka kwishyura itike y'indege, ntugende n'imodoka. Ntacyo bitwaye. Kandi abimbwira ndi mu bukene bugoye. Noneho ntiyanajya kuyinkatishiriza arayama 400. Uhita ubara stock irimo, ukabara amezi y'inzu arimo, yenda bitewe n'iyubamo, imibare ikakubanamye, ukibuka ko nta nicyo ugiye gusiga mu rugo. Arayama. Mbwira madamu ni kugira ngo nice umuzimu neza sinyatahana mu rugo, reka mpite njya gukatisha itike y'indege kuko ni inyazana. Umwana ashobora no kurwara kandi sindi bumurwaze. Mu nago amafaranga yo kurya ntukajye kuyagura inkweto, ujya kuyarya kuko nicyo yaguhereye. Pastor ndagenda ndayishyura. Urumva nyirizina niba nyishyura itike y'indege iyaza kubona nagiye n'imodoka, yari kuvuga ati uyu muntu kweri sha urwego rwe n'urwo hasi. Ndagenda. Namwe tekereza, John muzi amateka avuga nayo atavuze. Aho nanyuze bwa mbere ninjira i Kigali, ninjiranye ambaraje y'icyatsi kibisi, zimwe zabagaho karindari zari zanditseho Mariboro, niyo ninjiranye umujyi, irimo imyenda naragiranaga ihene. I Kanombe niho nanyuze njya ku Gasaraba, niho tekereza aho nanyuranye ambaraje y'icyatsi kibisi, mpanyuze ngiye kuri Ayero. Ariko Mana Imana izankundire, aho wasabeye izahakunyuze yagutabaye. Hamwe baza amateka yawe, abaza uri insuzugurwa, ariko twataye harara tugashimira Imana yo kabyara. Ni Imana inyuranye ibihe. Ndagenda nibona ku kibuga cy'indege, ndategereza iraza, nibona nyina aho twe tugiye Bujumbura, ngiye kubona nsanga proteje y'imodoka zaje kuntegereza. Ndabase zose n'iziki, aturumva imwe uragendamo izindi nyuma. Nuko nasanze bazanye n'indabyo, ndazakira kuko nta kundi ari kubigenza, ndazifata. Hara nta kindi batanga nyine n'indabyo bazana. Nuko ngiye kubona mbona bangeje kuri hoteli, barambwira ati hano niho uzaba kino cyumweru cyose, tuzajya tuza kugufata ari kugiye kubwiriza. Buri kimwe cyose uzakenera kurya no wowe ujye ubabwira gusa. Nari najyanywe n'ibintu bitatu, nasanze biyiriza mbabwira ko ntaziyiriza kuko nge nayakoreye n'ahangaha. Nari najyanywe n'ibintu bitatu, kwari ukubwiriza, kwari ukurya no kuruhuka. Burya iyo umushumba agize umugisha akabona nk'ivuga butumwa yenda ryo hanze, abajyanywe no kubwiriza ariko no kuruhuka birimo. Yes. Erega nyine yadahari mamuzi ko adahari, mubaza mama pasteur. Ubwo ibyo mwakamubajije mubaza mama pasteur n'abandi bakomite. Urumva batari kuruhuka ze? Nawe iyo turi mu rugo buri gitondo umwana baza ndagenda mvuga ubutumwa. Nari najyanye imyenda yivuga butumwa, njyana niyo ku mazi kuko muri weekend sinigishaga. Sasa ni igihe cyanjye, si ikosa ryanjye. Nari najyanye niyo kuri beach. Sasa erega hari igihe tutabibonye, none mu gihe tubibonye tureke kubikoresha. Nkaturama agatiriningi n'udusandari n'agatisha, ubundi nkajya gufata harya kuri Tanganyika ifi bayiroba. Ariko Mana, umuntu upfuye udakiza apfuye atazi isura ye. Ndarababwiye ngo nupfu udakiza uzaba upfuye utazi ukusa. Ubu ko musa uyu munsi niko mwasaga muri 2. Uwazana amafoto yanyu yo muri 2 ukareba ukuntu mwasaga. None ubwo niba musaga urukimana umunsi yakoze ibirenze ibyo ngibyo.
ndagaruka rero kugira ngo dusoze, ngiye kubona mbona telefone yirampamagaye, arambwira ngo muraho, ubwo sangize bangaye. Iyo Imana ibikoze bakugira benshi kandi uri umwe. Nti muraho, ngo mumeze mute? Nitumeze neza. Ngo barambwiye ngo usigaye ubahanze. Mwijwi rituje. Buryo umuntu amaze gutabarwa ntago bakivugira hejuru nk'umuntu utaratabarwa. Yeka mbese uzumva abakire ntago uzumva umukiri yaje gushima Imana. Turashimira Imana. Mu minsi yashize twakoze urugendo, twari tugiye kureba imari. Vraiment Imana yabanye natwe, yaraturinze tugendana nayo tugarukana nayo. Imari twari tugiye kuzana zaraje, mu mpera Imana icyubahiro, kandi akavuga ngo tuyigihe watayazamuye tukayazamura aho azasoreza. Kandi iyo umukire agiye gushima ntabwo umuyobozi amuhagarara iruhande, umuyobozi ahita ajya kwicara. Yego ntabwo ari hano, n'ahandi njya mbibona. Iyo umukire agiye gushima abazwi mu rusengero, ashima nta muyobozi wa gahunda umuhagaze iruhande, aragenda akicara, yasoza gushima akaza. Reka hasoza umukire rero, haza umukene Imana yishyurinze amezi 3. Ati ndashimira Imana, ati muyimpere icyubahiro, ati na haleluya zirirwe. Ndabesha se ndabe. Kandi ubwo atangira umuyobozi agahita aza ati cunguza uburyo umwete. Ko umukire se atamubwiye gucunguza uburyo umwe. Reka babwire ntugashwane n'icyo gihe. Bavangwa bakubaha tugire gute? Tububa nawe ntawe. Icyo mvuze ni iki ngiki, reka mbabwire igihe kigeze. Hari ibintu igihe kigutegeka. Pasi ubu hari indwara, ntabwo sinyita indwara, nanjye naba mbivugishijwe n'igihe ndimo. Hari ibintu byateye bivuga ngo kurya nijoro ntibigezweho. Ngo iyo umuntu ariye nijoro arara nabi, ko mutararaga nabi se mbere. Ahubwo igihe mugezemo nyine kirabategeka kutarya nijoro, ngo nijoro ngo n'amazi, ngo ariko ngo n'imbuto. Mbere se ko mwaryaga nijoro ntimugubwe nabi, ubu nibwo muri kugubwa nabi. None se ibifu mwari mufite mbere si byo mufite. Ahubwo igihe mugezemo nyine ariko shaho we. Ngo ibintu byo kurya nijoro ngo ni ibiturage, ubu nibwo ubaye umusirimu. Ahubwo igihe nyine, none se ko wariye ku manywa, ubwo nanjye utariye ku manywa mbibonye nijoro mvuge ngo kurya nijoro ntibigezweho. Mumbabarire mubwire ngo igihe urimo urya nijoro cyangwa nawe kugira ngo dusenge. Mwijwi rituje ndamubwira nti ntabwo tuba hanze kubera akazi kenshi tugenda tugaruka, kandi ngiye rimwe. Ntabwo tuba hanze kubera akazi kenshi. Ubu ngubu mu cyaro bavuga yuko afite umwana uhora mu ndege, kandi nubwo mperuka yo sindasubirayo. Ariko nyine hari ukuntu yabitubuye abigira bigari. Icyo mvuze ni kimwe, wa wundi wabonaga ntacyo navamo niyo yanshyira mu ishuri, uyu munsi aranyirahira. Ndashaka ko dusenga. Ku bantu byararangiye, ku Mana ntabwo birarangira. Reka ngo ukomeze wowe uri muri aya masengesho. Imana hari ibyo yavuze, hari ibyo ivuze, ejo hari ibyo izavuga, no mu kanya hari ibyo iri buvuge, n'ejo izavuga, no kuwa gatatu izavuga. Ariko muri byose uzakira, uzibuka yuko bibaye uku kwezi bitabaye, ugihumeka, ukiri muzima, isaha n'isaha nigera ntuzamenye uko bigenze, bizagutungura. Habakuki haravuze ngo ibyerekana bifite igihe byategekewe, ntibizatinda. Naho byatinda ubitegereze kuza ko bizaza, ntibizagira gute? Ntibizahera. Ndi umuhamya wo guhamya ko abantu bajya babirangiza, Imana ikaza ikerekana ko bitarangiye. Dusenga sinababwiye ubuhamya bw'umwana wanjye wavukiye amezi 8, ariko Imana ikamurinda akabaho, akavukana umwenge ku mutima. Aho yavukiye bakambwira ngo hano ntitubivura, kereka nimujya mu Buhinde niba wagira icyo babafasha. Ngasenga iminsi 3 higira ikimbwira kumbiri mu kazi. Ubu ntiwabona ikiri gukora, ariko iri mu kazi. Gusenga n'imbaraga zitagaragara zikora ibigaragara, n'imbaraga zidafatika zikora ibifatika. Kandi gusenga ntiba bivuga, gusenga barabikora.
bagiye kutwohereza i Kanombe, niho twagombaga kubanza, ibindi bikazaba twagiye i Kanombe. Batereka tumunyuze mu cyuma turebe. Hari warimbye ngo zaburi ndirimba si ya bene Kora. Mureke turirimbe zaburi z'ibyo twabonye, apana z'ibyo twasomye. Bamunyuje mu cyuma bararebana. Batereka turebe, ntago ibyuma biri kugaragaza rezilita neza. Barongera. Baturetse no kuba harabaye umwenge, nta n'ikimenyetso kigaragara ko higeze haba umwenge. Ntabwo tuzi uko byagenze, nta mwenge uhari. Imbaraga zafunze uwo mwenge ni iz'abaganga cyangwa ni izane? Imana, kandi kuri bo byari byarangiye. Nahita nsoreza kuri icyo gisuzuma, umushumba aze adusengere. Umwana turamutahana, akomeza kurwara no kuremba. Twibaza impamvu. Mumwe dusengana arampamagara, ambwira ati John, uyu mwana uhoza n'inzara mu rugo. Afata ariko inzara inyice, mfite mitiwere. Kwera inzara nyice, mfite mitiwere, nturanye na restaurant, nicwa n'inzara ubusubu ubuginga. Twafata mitiwere ashyira mu mufuka, yinjira muri restaurant. Ati muhumi ibyo kurya. Hari ntibajye babazangura yafite, barabizi kuje kurya yafite. Haricara baramugora ati ntago maze ari mu nyongera, ati fagitire, ati nta kibazo iriyongera ndabishyura. Baramuhereza. Ngo amaze kurya tubishyurira, baramwereka ati ngahariya. N'umutima mwiza akuramo mitiwere arabahereza. Bati biteze nini ndimo ndishyura ikize. Reba wibeshye, ubanza ugiye kuzamura amafaranga ukazamura mitiwere. Ati yewe ntago nibeshye. Musoma uko handitse, haranditse ngo uyifite ntarembera mu rugo. Uyifite ntagira gute? None nari kuremba gute nyifite? Kabiri haranditse ngo n'ubwisungane. Ufite Yesu ni utarembera mu rugo, kuyigira ntibyakubuza kurembera mu rugo. Ariko ufite Yesu ntajya arembera mu rugo. Arambwira ngo mu bushobozi Imana yampaye, ndashaka kuvuza uyu mwana uko nshoboye, basi izampembere ko navuje umwana w'umukozi w'Imana. Arambwira ati ngwino tumujyane kwa muganga. Tumujyana ku ivuriro ryitwa Horeb Clinique, riba hano hafi no kwa Rando. Bayo umuganga ngo uvura abana cyane. Turagenda tujyayo. Umuganga wamwakiriye aratubaza ngo uyu mwana mwamuvurizaga he? Turahamubwira. Aratubwira ngo hari igihe abaganga natwe turangara, ugasanga nyine hari ibibazo bibaye bitari kuba. Ese byagenze gute? Aratubwira ngo umwana wanyu yavukanye ikibazo cy'impyiko, none imwe yarapfuye. Yarageze ku rwego yihagarika, hakaza amashyira ataragira umwaka n'igice. Baratubwira ngo yamaze gupfa. Bini iyo babibonye mbere barabivura bigakira, none byararangiye ntago byakira. Igihari ni ukuyikuramo agasigara nimwe kuko niyo nzima. Aratubwira ngo hano birahenze, turabikora ariko birahenze. Nimusubiraho umwana yavukiye, transfer CHK niho bazayikuriramo. Yarabimbwiye numva ubwenge buragiye. Hari ibintu bibukibagirwa n'iby'Imana yakoze. Hari ugera mu kibazo ukibagirwa n'Imana yagukuyemo. Tujya muri procedure. Cyari igihe cya Covid utabona n'imodoka, najyaga mva Kagugu n'amaguru nkagemura CHK n'amaguru. Nicyo gihe nabonyemo Imana kwizirikana abantu ntawe kwitaba, abantu ntawe wandikira ngo agusubize. Ariko ndashimira Imana yavuze ntigireka kutwitaba. Yavuze ngo hari umushumba, yavuze ngo hari igihe uhamagara akavuga ngo yitesha mutwe, ariko niwe duhamagara wenyine, ntatuninire, ntatwirengagize. Sinzibagirwa umunsi umwe mpagararanye n'umuntu, ahamagarwa n'undi muntu dusengana atazi ko turi kumwe. Arambwira ngo wamenye ibyabaye kuri John? Ati ni ibiki? Ati John ubu ngubu arimo arasabisha umwana we, yamugize iturufu yo gusaba. Ndabaye ntumubwiye ko turi kumumwihorera. Undi ati yo, ati ntabyo narinzi. Nagasabye narwaza umwana wanjye. Wumva abo tubana, kandi uwo nguwo tubana mu murimo, rimwe na rimwe ndamuranaririmbana. Ngaho mbwira uburyo ejo muzahagararana. Uretse ko hari urwego runaka waba ugezeho, ari ryo ryasengesho yavuze kuba mu mwuka uri hejuru y'imyuka iturwanya, aricyo cyabigusoboza. Hari ikindi cyatuma uhagararana nawe? Ariko ishobora byose,
bantu byararangiye CH bamunyuje mu cyumba tujyo babwiye nibyo, ariko reka tumukora operation nk'iyo tujya dukorera abandi bafite icyo kibazo, mutazagira ngo twarabarangaranye. Umwana baramubaga hashize icyumweru, baratubwira ati dore cya kibazo kiracyahari, ni ikimenyetso cy'uko byarangiye, ntabwo yakira. Gahunda no kuyikuramo, kandi igihe cyo kuyikuramo kwekera kafite umwaka n'igice. Mugende mutegereze umwaka n'igice, nugira muzaza mutuyikuremo. Nsubira gusenga. Subira mwagize neza, mwe mwaje gusenga, mwagize neza ko mwabaye imbere y'Imana. Reka mbabwize ukuri, si iminsi 3 muzayasoza hari ubuhamya bushya Imana yaremye muri aya masengesho. Singutera murare iyo muri gusenga irashoboye. Habura ukwezi ngo bayikuremo, nsubiza umwana muri control. Abaganga bati kugarutse igihe kitaragira, ntimfite uburenganzira, ni munsuzumira umwana murebe uko ameze. Bati n'uburenganzira bwawe. Baramusuzuma. Ati rezilita tubanye ntitwizeye niba arizo, reka twongere. Barongera. Rezilita ziza zigaragaza ko impyiko ye ntigaragaza ko yigeze inarwara. Iri normali. Arabati ntago tuzi uko byagenze, ariko impyiko z'uyu mwana zirakora neza cyane cyane cyane. Uyu munsi ari muri materineri ya mbere, afite ubwenge na bakuru be batigeze bagira. Urambwira gute ko ku bantu ko bari babirangije ariko Imana itarabirangiza? Mu nkundira umuntu wese yicaye ahaguruke. Duhaguruke. Mbere uwo muntu ikikanzu mubwire ngo ku bantu byararangiye ariko ku Mana ntago birarangira. Ubyiza natara, haleluya! Twongera dutara, haleluya! Yosefu ari we yumvaga byararangiye, n'abandi bumvaga ariko kubi byari byararangiye mu mitwe y'abantu, mu mitwe y'Imana bitararangiye. Imana ishimwe. Narivuze ngo Imana ishimwe. Narivuze ngo Imana ishimwe. Ngende buku umudamu umwe nabonye, numvisha umugabo wa mukuru watanga ubuhamya. Sinzi nanababwiye. Mukuru w'umugore we yari afite uruhinja, amaze afite imyaka 55, afite uruhinja rw'amezi 3. 55 uruhinja rw'amezi 3. Ubwo urumva harya mwize ko umugore acura afite imyaka ingahe? 40. None we yatwise afite 54. Afite uruhinja rw'amezi 3, afite kandi niwe mfura ye ku myaka 55. Imfura ye ifite amezi 3. Yaramaze 37 ategereje urubyaro. Mujya muririmba ngo ni Imana ireba mu nda y'ingoma ikabonamo ishyanga, kandi ivuga ihereze ihagaze mu itangiriro. Ngo umunsi akora ubukwe, ijwi ryaramubwiye ngo icyo gitenge utahanye ntikizasaze utagiteruyemo umwana. Yarakikibitse ku myaka 37, nicyo yatahanye mu mwana avuye kwa muganga. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira nibyo. Ngenda shaka ko dukora kino kintu, kandi tuzamura amaboko duha Imana icyubahiro. Tuzamura amaboko duha Imana icyubahiro. Tuzamura amaboko duha Imana icyubahiro, duha Imana icyubahiro. Haleluya! Izaya ko ibyo bintu byari byararangiye bigiye gutangira. De la CFO tanto la sala fora atrás. De los a la fora atrás. Azola kotita fora benedras. Elewa fora atrás. Hari ibintu wari uzi ko byarangiye, ibintu Imana igiye kubitangiza. Eloza kotita fosan soledras. Le fora atrás. Elewa fora atrás. Dola si fora atrás. Ele fora tonda atrás. Ndashaka ko ndumva nyobowe n'umwuka w'Imana. Ndashaka ko
dutanga ituro ribwira Imana ngo Mana, iri jambo uvuze ku buzima bwanjye ndaryizeye kuko hari ibintu byari byararangiye. Abantu erega hari igihe abantu babirangiza natwe ubwacu muri twebwe tukabona byararangiye. Yego abantu bakabona ariko natwe ubwacu tukabona byararangiye. Ugiye kubwira Imana ngo iri jambo rivuga ko bitararangire, nditangiye ituro. Tubwire Imana ngo Mana, ni ikimenyetso cy'uko nizeye cy'uvuganye nanjye. Badushire hafi igiseke turitanga, nitumara kwitanga tubwire Imana ngo Mana turagushimiye. Kandi ntukabikore nk'urangiza umuhango, ujye ubikora nk'uyobowe n'umwuka w'Imana. Niba umva ari ukurangiza umuhango, turi mu masengesho, nta fundraising, nta by'umushumba yantumye, dore ko ibyo ngibyo hari ahandi bawe ntabigire. Ariko reka ubwire ikintu kimwe, reka tubikore gutya, tubwire Imana ngo Mana, iri turo ntanze ni irishimangirira ijambo kuri nge byari byararangiye. Hari ibyo abantu barangije, nanjye ubwanjye hari ibyo nari numva ko byara, ariko ndagushimiye ko iri jambo rije rimbwira ko bigiye gutangira. Kandi wizere ko icyo ngicyo Imana ivuze, reka mbabwire ko ikivuze kingana n'ikikoze. Iyo ivuze iba yiteguye guherekeza ikivuze. Niba wumva uhamanya